Yes kabisa, nizere ko mumeze neza cyane inshuti bakunzi ba Rutamu Toke Zone TV. Iwabo w'abasportife kuri uyu mugoroba ndishimye cyane. Nishimiye kuza imbere y'izi kamera mbazaniye amakuru meza cyane ku mukino w'ikipe ya Al Hilal, ikipe ya Rayon Sport Murera. Rayon Sport y'Abanyarwanda ikaba imaze gukubita vibaya sana ikigugu muri shampiyona. El Hilal Omdurman banganya igitego 1-1, ariko amakuru meza mbazaniye ni amakuru arebana n'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abafana b'iyi ekipe. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport nyuma y'umunezero udasanzwe batewe no gutsinda Al Hilal, bakoze geste ikomeye cyane Murenzi Abdallah. Noneho ibi ngibi byo nta mpamvu, ni urucabana cyane. Murenzi Abdallah Perezida akoze geste n'ibitangaza ku ikipe ya Rayon Sport. Narababwiye nti ikibazo ni amafaranga mu ikipe ya Rayon Sport. Nawe ni kubyemera? Nyuma yo gutsinda ekipe ya El Hilal ashimishije abasore kuyo bugiye butandukanye. Ariko si ibyo gusa tuza kwibandaho, tuza kureba muri rusange kuri uyu mukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Al Hilal. Abafana batangaje byinshi cyane. Prime y'igitangaza yashizwe ku meza, ndetse n'uwitwa Wasiri Sylvestre umushyushye bw'ambo wa Rayon Sport nawe atangaje amagambo akomeye cyane ayatangariza abavandimwe bo hakurya ishorongi. Ese kuki Wasiri ateje sambaratika muri APR? Ibi byose bitewe n'iki? Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe tukinjira muri scenario zose. Umutoza ekipe ya Al Hilal Omdurman ati nibikomeza gutya ntabwo tuzakomeza gukina iyi shampiyona. Ese umutoza Lauren uyu munyaromania kuki ari kwiramanta hakiri kare? Bitewe n'iki? It's a boom. Tujya kubyinjiramo tubigane kujya bujya butandukanye. Hanya mutanga comment zanyu ariko ziganjemo iz'abareyo. Ibyo ngibyo tuza kugenda tubirebera hamwe muri rusange, ariko nubwo ari umwanya wa Rayon Sport turaza no kwinjira muri ekipe ya APR Football Club, cyane muri scenario ikomeye cyane ya discipline ku mukinnyi witwa Seydou Daouda Youssef. Nyuma yuko bavuze ko hari byinshi bigomba kubanza byicarirwa bikigwaho kugira ngo babone guhitamo imwanzuro wa Daouda Youssef, agahanishwa ukwezi kose adakarya muri ekipe ya mbere. Ku munsi wo kuwa gatanu hariya Kimihurura, akanama gashinzwe discipline kagomba kwicara vuta ni kuvuta. Akanama gashinzwe discipline kagomba kwicara kagasuzuma ikibazo cya Daouda Youssef muri ekipe ya APR Football Club. Umunsi wo kuwa gatanu ubwo ni dossier tuzagenda tubabudetinga buri munsi uko bukeye nuko bwije. Very nice. Nimunyemerere tugaruke mu mikino ya shampiyona kuri uyu munsi. Abaga imikino ya shampiyona umunsi wa 21 wa shampiyona, ekipe ya Rayon Sport agomba kwakira ekipe ya Al Hilal Omdurman. Match yari ikomeye cyane, ndetse abantu benshi bakimara kubona abakinnyi bagiye muri camp y'ikipe ya Rayon Sport abenshi bahise batangira kwibaza, ese mu by'ukuri niko byakwiye kuba bigenda? Bruno Ferri uri guhindagura ekipe gutya buri kanya uko bukeye nuko bwije, bizarangira gute? Bizarangira amahoro? Ibyo byose abantu barabyibazaga, ariko tukavuga tuti why not? Nta wamenya, hari impamvu ziri kubitera zinatuma ahitamo kugeresha ekipe muri buriya buryo. Ibyo byose byaravuzwe, turabyandika, abantu turi komanga biragorana. So n'umukino waje kurangira ari igitego 1-1. Tipe ya Al Hilal yafunga amazamu akiri ku mato wa gatatu, yafunguye amazamu. Hanyuma match enda kurangira uwitwa Likau Faustin winjiye mu kibuga asimbuye aza gutsinda ekipe ya Rayon Sport igitego cya kabiri. Wenda twirukanse kuri 11 bari bateje critique, tunabihuje nuko twabonye imyitozo yakozwe. Ko mu myitozo twabonye ibitandukanye cyangwa se ibihabanye n'ibyo umutoza yari yabanje mu kibuga. Kwizera Olivier yatangiye mu izamu, hanyuma umukino wa Bed kuri 2-3 hari Ganijuru Eri aba fullback b'ikipe ya Rayon Sport. Mutima defense yari afitemo witwa Chimanga ndetse n'umuntu witwa Emery Bayisenge capitaine. Hagati mu kibuga abakaseri babiri barimo witwa Yannick Bangara Ritombo ndetse n'umuntu witwa Abedi Bigirimana Abedi Biramahire Abedi usore mu Burundi. Imbere yabo gato hari umwana w'umutekinisiye cyane
uzi umupira mwinshi cyane, bamwita Tony Chitoga, umwana w'umuntu w'umutekinisiye muri style nka zimwe z'aba Lamine Yamal cyangwa se ba Neymar Junior dos Santos. Umwe mu bakinnyi bazi umupira mwinshi cyane, umupira uri ku kirenge, ni umwana watunguye cyane abanyamupira, kuko Rayon Sport imugura ntabwo kandi dufite icyizere ko azitwara neza, ariko sofa abantu bapuruye cyane bavuga bati hari icyo nanjye nahereza ekipe ya Rayon Sport. Hanyuma wingi ibumoso hazamukira guhitwa Didier Taichi, iburyo hazamukira Azizi Basane Kuranya, batakisha Asmani Kumana. Ngabo curi nk'umutoza Bruno Ferri yabanje mu kibuga, abenshi turavuga tuti ese ntabwo yaba yini ikintu nimero 6 hagati mu kibuga, ko turebye pesa abakinyi b'ikipe ya Al Hilal, umutoza yari yamanuye groupe ye yose, kinyi bose yabamanuye, nta numwe yicajemo bakeye, ariko asa n'uwagarurira ekipe ijya kuba nk'iya mbere, usubye na nk'umuzamu usanga utari kujya na Osman Diouf wagucye kuri 3 kuri 2, abandi bose basa n'aho basanzwe abanza muri ekipe ya Petrus Aprosias, abandi basa n'aho abakinyi bakina muri ekipe ya mbere. Turavuga tuti byanga byakunda Rayon Sport ishobora kuba yagira souffrance cyane cyane hagati mu kibuga, kandi byanagaragaye kuko aho hakiri kare cyane batsizwe igitego, ariko wanareba pesi y'umugabo witwa Yannick Bangaro ugasanga ni ibintu bigoye cyane. Yaje kubona hakiri kare imita mbere ikirangira, aza kumukuramo, hanyuma ashiramo witwa Rikau, byibura ku ngano y'umubiri, imiterere n'umubiri we, ni umukinnyi wagufasha kujya stability hagati mu kibuga. 1 Rikau ntabwo ari buze kumfasha gutembeza umupira cyangwa se kuwuposesing uko mbishaka, ariko umupira ya ekipe ye iyo Abed ari buze gufata, byibura n'umukinnyi mwiza bari ku kirenge kandi afite n'umubiri mwinshi umufasha guhangana face to face n'abamediateri w'ikipe ya Al Hilal. Yaje kubara gucyo mutwe uramukundira, hanyuma biza gutuma byibura ya mipira myinshi baba kwankeswa imbere y'izamu isa naho igabanyuka. Mu gihe igabanyutse rero byatumye ekipe ya Rayon Sport itangira kugira stability, tunabona amahirwe menshi acara n'amakona y'ikipe ya Rayon Sport. Ibyo ngibyo byajyanaga nuko umutoza asomye umukino cyangwa se uko kureba pesi y'umukino, uko umukino uri kugenda, ingaruka ze ABCD byagute biza kumukundira, where is good. Ibyo ngibyo abantu benshi bakabishima. So nubwo bimeze gutyo, ariko mbere na mbere Rayon Sport yaje muri uyu mukino ari ekipe iri motive, ko ne ekipe yaje maze gukora imikino 3 irimo gutsinda. Ikintu kimaze kwikirira mu mitwe y'abafana ba Rayon Sport cyangwa se abakinyi, ni ikintu kivuga ngo natwe twatsinda. Ese amakipe turi muri classe zimwe ko turi kuzikora rezilita, birashoboka ko natwe twatsinda abandi no tuva ko bakomeye. Ibyo ngibyo bikabatera kugira icyizere, ariko icyizere kigaturuka nanone kucyo nakwita motivation yo ku ruhande. Ese umukinnyi yahawe ABCD buri kimwe cyose ku buryo ibintu ari buze kubifiringa byumva neza. Icyo kintu cyabaje ekipe ya Rayon Sport kuba bazitwa ari gutsinda byafashije cyane. So kuri game approach tukimara kubona 11 wana ko umutoza Bruno Ferri asa naho agiye gutinyuka agiye gukina umupira, kuko abakinnyi yabanje mu kibuga no kuri atake n'abakinnyi bafasha gukina umupira, ariko no uri bwo kudefanda. Ndabanza nkanyage wing, kuko wing yagira umugisha, na wing ya Adama Coulibaly ni wing zikomeye. Ntabwo ndi buza n'abakinnyi bakina bajya imbere, ahubwo ndakina umukinnyi ushobora gukina box to box, aho umuntu akandagiye mukandagire ku giti mpaka 90. Kandi urakoga ni Juru Eri yabikoze neza, na Obedi yabikoze neza, sibyo? Amashi menshi kwa fullback. Hanyuma Kwizera Olivier ni ari gufasha Rayon Sport muri iyi minsi. Kwizera Olivier ni umukinnyi wagize ibihe bikomeye cyane atari mu kibuga, ndetse anasa naho atakaje icyizere nk'umukinnyi, ngira ngo byaragaragaye. Na match za mbere bajya batsindwa ibitego byinshi, ubona ko ntabwo arumva ko ari umukinnyi, kubera ko umubiri hari ibyo umusaba, hari ibyo coaching imugomba na recuperation ze. Ariko uyu munsi ni umukinnyi byibura umaze kugera kuri calibre yo kuba yaba umukinnyi. Abenshi baravuga ko muri equipe nationale agomba kuzamo, kuko undi abazamu bari ntabwo bari kureponda. Habishimwe Pierre Mario muzi ibintu byabaye, Ntwari Fiacre muzi ukuntu bimeze. Umuzamu rero usigaye ni Kwizera Olivier, ariyo mpamvu ari gushukamo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo barebe ko byibura ikintu yafasha Rayon Sport. So kuri maturité ye, urwego amaze kugeraho,
imbaraga z'umubiri, kuba navugisha defense mugende mugaruke muhagarare gutya gupanga urukuta, ubona ko ni ibintu arimo kugenda akora neza cyane. So Rayon Sport rero navuga ngo ibintu bimeze neza cyane, ariko nyuma ya match hari geste zikomeye cyane zagaragaye, abafana batangira guteza sambaratika kuri equipe ya AP, batangira kuyiririmbira, batangira kuyishotora. Sinzi niba kano kanya bageze kuri calibre iyo kuba baza gutsinda AP kujya bwose bubonetse. Wenda na abafana bakubitekereza kubona ko bongeye kujugunya umuriro, ikibatsi cy'umuriro kuri equipe ya AP, ikibatsi cy'umuriro kuri equipe ya APFC. Sibyo, Rayon Sport ikibatsi cy'umuriro kuri APR. So byose ni gukomeza derby n'ukuntu bigomba kuzagenda, ariko nyuma yaho ubuyobozi bwa Rayon Sport buyobowe na Murenzi Abudara bafashe icyo twita amafaranga papa, amafaranga menshi cyane, bashira muri envelope, bashimira abakinnyi kuri prime yo hejuru cyane. Ubona ko barishimye, bameze neza, bari comfortable, nta kibazo bafite. So bwo kuri uyu mugoroba tubonye ibirori byiza, tubonye iraha ko bafana ikipe ya Rayon Sport, abafana bakoze ibintu byiza, ubuyobozi bukoze ibintu byiza. Ewana navuga ngo ibintu umutekano cyane muri equipe ya Rayon Sport. Rero ibyo byose nibyo kuza kurebera aho ko bizagenda, ariko sofa ndakwibutsa gukanda kuri subscribe mutarakandaho, kanda kuri subscribe yaboneshe kugira ngo buri munsi tujye tuzamukana, kuko bya buri munsi tuba dufite gahunda nyinshi kugira ngo rero zitere imbere, cyangwa se nawe ugire ikindi kintu bikoraho. Biragusaba kugira ngo nawe ugire byinshi ukora, cyane cyane mu bijyanye no kuba kuri subscribe yagushigikire. Hanyuma aya makuru yose naza analyze mu mikino igiye itandukanye y'ibigenda bikugeraho 5 kuri 5. Cyangwa icyo kigo mu nkunga gusaba. Hanyuma ndifuriza ikiruhuko cyiza cyane abayisilamu mwese. Abayisilamu mwese mutandukanye mutwumvira muri angle nyinshi. Mwese ndabasuhuje kandi mbifurije kugira mwezi wa Ramazani ikiruhuko cyiza. Ubwo murabanywanyi bacu. Ubu ngubu turacyarimo kwakira ama invitation atandukanye. Nawe invitation kabisa waterekaho, hanyuma ibintu byose bikagenda neza cyane muri rusange, kuko biragaragara ko imbaraga n'agatuza, ariko sofa ibintu byose bigomba kugenda neza cyane nk'abantu b'abataramu. Hanyuma ku bantu batozaga kuri case ya Dauda Youssef, witwa Dauda Youssef, ngira ngo tukabiganiriyeho. Hari case nyinshi zirimo kugenda zivuga kuri uyu mugabo kuri dossier. Case ya management ye yifuza kuba yataruka n'ikipe ya APR kugira ngo mujyane mu equipe cyane cyane mu gihugu cya Libya, arimo kugenda avugwa na ama equipe menshi arimo kugenda avuga mu gihugu cya Libya ko yazana umugabo Dauda Youssef. Ariko ndabizi ntabwo APR yakwima umukinnyi wamushatse. Nibyo ni key player ugendegwaho, ariko wamushatse ntabwo APR yakwima umukinnyi. Cyambere ukumvikana abiri muri konta ntabwo APR yakuzirika, ariko kubicisha mu nzira nka ziriya zitari nziza kugira ngo APR irakare cyane kwirukane umuntu agende for free, then wenda binatume ayo mafaranga yose yatwara. Nibyo wayatwara, ariko kuri kote ya kariyeri yawe njye nakwemeza ko urimo kwirangiza cyane, urimo kwihemukira. So iyo wihemukiye rero akenshi birangira nanone ibintu bitagenze neza cyane muri rusange. So ubwo reka mbashimire cyane mwe twabanye kuri uyu mugoroba, cyane cyane abakunze umupira. Ibiganiro bya Rutamu Talk Zone TV bigomba gukomeza nk'ibisanzwe kama kawaida. Abantu tubana buri munsi bo barabizi, kandi tunabona inkunga zanyu na message zanyu turazibona. Ye mukomeza kudushigikira buri kimwe cyose kigende neza cyane. So very nice. Ubwo gahunda zo tuzakomeza ku munsi w'ejo abo twabanye. Imana ikomeze kubishimira.